Hello, ndagusuhuje cyane wowe uri kureba iyi video. Niba aribwo bwa mbere urebye iyi video cyangwa se ukaba ugeze kuri iyi channel, icyo ngusaba ni ukureba video yose ugakurikira step by step ibyo tugiye gukora kugira ngo ube wafungura account yawe igihe bayibaninze ukabona iyi message. Icyo bigusaba ni ugukurikira video yose ukayireba. Mu gihe ubonye account yawe yabaye gutya, icya mbere kiba cyabiteye ni uko washarinze message nyinshi mu magurupe menshi. Message imwe kandi mu magurupe menshi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko wandikira abantu benshi kandi ubabangamira. Iyo ubashyira muri broadcast nabyo bituma bakuripotinga bagafunga account yawe. Icya gatatu, impamvu bashobora gufunga account yawe ikaza kumera gutya ni uko uba wakoze amagurupe menshi ukagenda wadingamo abantu. Nongere mbisubiremo, ibintu bishobora gutuma WhatsApp yawe bayifunga ikamera gutya, ukabona message gutya bwa nyuma. Icya mbere, wakoze forward nyinshi ya message imwe. Icya kabiri, washyize abantu muri broadcast inshuro nyinshi. Icya gatatu, washyize abantu muri magurupe inshuro nyinshi. Icya kane, wagiye ubandikira ubahereza message imwe, ibyo bigatuma bakuripotinga. Ntagutindiye, reka tugende nkwereke uburyo ufungura account ukongera kuyisubirana. Icyo bigusaba, uraza hano muri Play Store yawe, numara kujya muri Play Store uraza hano twandikira dushaka ibintu, wandike gutya, ufungura connection, uze wandikemo WhatsApp. Numara kwandika gutya, urakurikizaho step uba wanditse iyi message umaze kwandikamo WhatsApp, ugategereza. Numara gutegereza, baraguhereza WhatsApp. Uraza ufungura iyi WhatsApp, iyi ngiyi urayifungura. Numara kuyifungura, uze hano ukurikire, uzamuke gatoya, numara kuzamuka uze hano kandi hano ukore gutya, uhite uza hano wandikemo ahangaha, urebe neza. Ngushishikariza kureba video yose ukayirangiza kuko step by step. Numara gukanda hano, barahita bakwereka bakuzane hano kuri message imeze gutya. Urabona ahantu hameze gutya, urabyirengagiza uze ahangaha hari udukoni dutatu dutambitse ahangaha, uze ikiza ni uko nayishyira mu bwoko bw'imashini kugira ngo bigaragare neza. Ntabwo gutya bitari gukunda neza ngo byose bigaragare. Noneho icyo uri bukore, ukimara kugera hano tumugeze, uraza hano handitse ngo help center. Numara kuza hano handitse ngo help center, kandi hano niba wakunze video cyangwa se wishimiye uburyo nagufashije kuba wayifungura, kanda subscribe, kandi kunzogera ibanza iyo ya mbere yanditseho all kugira ngo ujye ubona notification zanjye za video zose nashyizeho bitakugoye kujya kuzishakisha. Niko kamaro ka subscribe, nta kindi. Hanyuma dukomeze tuze hano tugeze aha
tugeze hano, dusubire inyuma gatoya mbikwereke neza. Urakanda hano hari utudomo dutatu, uturongo dutatu. Ahangaha uze ukurikire hano, uhita ukanda hano hariho ukurikiza, hanyuma tugere hano icyo uza urakanda hano hasi, ahangaha handitse ngo contacts, urakanda hano, uze hano, nuhakanda barakubaza icyo ushaka. Hano urahita ukanda kuri iya mbere, kuri iki gice, iki ngiki gikurikira, kandi hano handitse ngo support. Ahangaha baraguhereza fomu imeze gutya. Icyo ukora urayuzuza, uruzuza ino fomu yose. Hano urahitamo ushyiremo nimero yawe, uze hano ushyiremo aderesi yawe, email address. Niba witwa Kazungu urandikamo kazungu@gmail.com. niba witwa Murenzi urandikamo murenzi@gmail cyangwa se @gmail.com. Tugerageze kureba ino message neza. Niba uri mu Burundi, hano urashyiramo nimero yawe cyangwa se urebe igihugu uherereyemo, urakanda gutya. Urabona ni ibihugu byinshi, Uganda, iki n'iki, ukomeze hano hirya hakurikira. Ahangaha urandikamo ya nimero yawe, ariko mu Rwanda urandika 78, urugero urandika 78 gutya, ukomeze imibare yawe yuzuye. Impamvu hano twebwe ni mu Rwanda ni 250 irimo, noneho muri Uganda niba ari 257 ariyo ibanza, cyangwa se n'umunane, ubwo urakomeza, hanyuma indi mibare uyishyira inyuma, urakata imibare ya mbere ibanza 3 urayirengagiza, wandike isigaye. Hano noneho uhite ukurikizaho, urandika email address. Niba witwa Murenzi urandika murenzi@gmail.com. wongere uyisubizemo, hano niko bakubwiye. Noneho ahangaha icyitonderwa, uraza uhitemo kano, hano uhakirike, ukandemo ngo gutya, ngo ni Android. Niba ukoresha iPhone, ubwo uraza ukande kuri iPhone. Hanyuma ibi nibirangira, uraza hano gatoya wemeze iyi message, wandike message. Ubandikira ngo message ngiye kwandika niyo nawe urabwandike hello. Nushake wandike gutya, hanyuma ukurikize
warebye wandike gutya biraba bihagije. Noneho mesaje urayibona ukuntu nyanditse, uwo binanira ambwire mwandikire, hari nimero yanjye nasizeho iyo ngiyo ubona kuri sikirini, unyandikire nyiguhereze uhite uyibandikira. Noneho ikintu kiraba gikurikiraho urahita ukanda hano handitse ngo nekisiti, nukanda hano handitse nekisiti urahita ukurikizaho sitepu. Icyo uraba usigaje ni ukukubwira ngo tegereza amasaha runaka, hanyuma uzategereze ya masaha igihe wabikoreyeho aricyo wongera gusubiriraho kuri watsapu, urebe tuvuge ubu ni 3:50, niba ari 3:50 bitewe n'igihe urebe iyi videwo, uzabara amasaha 24 usabye iyi mesaje. Amasaha 24 narangira uhereye igihe wabikoreye, uzasubire kuri watsapu, hanyuma urebe uzasa naho wongeye kwiyandikisha bushyashya, ushyiremo nimero yawe. Mesaje uzabona izaba imeze uko, bakubwire ngo my WhatsApp was restored, hanyuma wongere wiyandikishe bushyashya, ukore akawunti yawe, bazahita bayifungura nta kindi kikugoye. Murakoze cyane, niba wakunze iyi videwo kanda subscribe kugira ngo ujye ubona amavidewo nkugezaho buri munsi ibintu by'ubwenge. Murakoze, ndabashimiye, ciao ciao ciao.